Umusore aba yasohokanye n'umukunzi we bari mu muhanda bagenda batembera, hano rwose agashati k'umusore cyangwa se agakote karafunga, hano bikaba ngombwa ko ajya kugafunga. Hano umukobwa aba agaragara nk'uwananiwe cyane, muri ko kugaragara nk'uwananiwe ibage aba ayifite ahita ayikubita hasi agahita kugenda. Hano muri ko kubita ibage hasi umusore ahita ahindukira akamureba ati bebi bigenze bite se ko igikapu ugitaye hasi, niki kibaye mukunzi? Mukundwa nkunda kandi nkaba nkundwakaza, icyubahiro cy'ubuzima bwanjye niki kibaye? Ati sheri nyine yintorere, ndi kumva rwose umugongo wacitse, nananiwe rwose ihangane uyintorere. Hano umusore asubira inyuma gake gake agahita atora rwose ya bage. Umukobwa ati ati niwe mukunzi abandi bose nahuye nabo, umukunzi rwose uwumvira, abandi rwose nahuye nabo ntabwo bikize bumvira nkawe. Hano rwose umukobwa yanga gufata ine bage ati bebi ati wapi, ati ndashaka kuyintwaza, ati niko ntabwo ubona ko unananiwe, ati rwose ihangane ihangane mukunzi ufashe, ndi kumva nananiwe, ndi kumva nameze neza, ihangane umfashe ndi kumva nameze neza rwose. Hano rwose umusore abwira umukobwa ati mukunzi se urashaka ko tubigenza gute, urashaka ko umukoza ku kapu? Umukobwa rwose akavuga ati bebi nyine ntwaza tugende, ati ahubwo tugende, ati rwose ntabwo ndi bwongere ugafata rwose mukunzi, ati ihangane ukantwaze. Hano umusore ati ariko mukunzi nawe uba uri kunaniza, ati si ubukano kapu rwose ubu kari kakunaniwe, ati ariko bwiza bwanjye zuba ryiza, zuba ryo mu museso, ntacyo nabura gukora ku bwawe kuko ndagukunda, ati ngaho ngwino tugende mukobwa nakunze, mukobwa nzubahisha, mukobwa nzakunda ndetse nzahora nkunda, niwe nzahora asingiza. Hano rwose baba bari kuza bafinga kanaca bagenda baganira, mu gutera intambwe ebyiri k'umukobwa ahita yongera agahagarara ati bebi ndi kumva nananiwe, ati ariko sinzi impamvu utari kubibona, ariko mukunzi wabyikuyemo ko tutarabona imodoka iri budutahane, ati rwose ngwino tube dutembera twikatakatisha amakaritsiye siko, ati rwose njyewe ndi kumva nshaka kwambara inkweto zifunze, ati mukunzi ati rwose wowe nta nubwo ngurira inkweto zifunze, ati ariko urashaka kwambara inkweto zifunze, ati ariko se uribona nandi buzikureye ko nta mafaranga afite mukundwa, ati rwose ihangane tugende. Umusore hano arareba bikamucanga ati si ubu nakaye kabutiki kabo hano nakuramo inkweto nkambika umukunzi wanjye ko ntacyo naguha nyifite, ati rwose sheri nyine mizo zawe nizo ndi gushaka, ati oke, ati urashaka kwambara izi ngizi zanjye, ati iyi, ati rwose bebi wuko gira vuba uzime, ndi kumva rwose uri kunyerereza. Hano umukobwa agomeza abwira umukunzi ngo ntamuha inkweto yambaye, we umukunzi we uno musore ngo arashaka ko asigara yambaye ibirenge. Nyagasani kurikira unarebe, hano umukobwa nawe aba ari kunaniza umusore gusa aba ari kumutestinga ngo arebe ko umusore neza akunda umukobwa, kubera ko muri karitsiye bavuga ko uno musore ngo ari indyarya, kandi buriya nta muntu ubindyarya, umuntu abindyarya ku muntu adakunda. Hano ndetse umusore aratangira akazinga amapantaro akajya gukuramo disi inkweto baziha umukunzi yakunze, umukunzi bishobotse yagabira ikirere akagabira inyanja zose ku isi, bakajya bajya kugira gute kuzoga mu cyo bita swimming mu mazina y'icyongereza cyangwa se mu ndimi z'amahanga. Hano ndetse umusore arabyihanganira akaza hano agakuramo inkweto gake gake burabura, agasigara yambaye amasogisi yonyine, akavuga ati mukunzi ntacyo nakura ngifite, narakubwiye ngo binashobotse nakubajya mu mutima wanjye ukaba ari wowe wibera, ati uko zamurikiye genda nakwambike cyubahiro cyanjye bwiza buzira irungu, disi niwe nakunze kandi nzahora nkunda, nzakubahisha iteka, nta na kimwe nakora disi nakubona sinabona gufite. Disi umusore aba akunda umukobwa cyane, aba amukunda rwa rukundo rwo kuzasara rwose, rwa rukundo nyarukundo rumwe abantu bose baririmba, abahanzi baririmba, abasizi rwose basiga basiganura bavuga rwose urwo rukundo rwatumye abenshi batagoheka, bamwe barara baryamye abandi barara kuri telefoni, rwa rukundo rwose, urukundo nyarukundo
burya ngo rugaragarira mu bikorwa. Nyabuna nawe niba ufite umuntu ukunda cyangwa se ukaba ufite umukunzi mukundana, gerageza rwose umwiteho uko bishoboka kose. Buriya uriya muntu akwiye kwitwaho, kubera ko uba waramuhisemo mu bandi benshi cyane, mu magana y'abantu wahuye nawe ubona rwose batandukanye n'abandi bose. Nyagase nawe niba ufite umuntu ukunda ariko ukaba utaramumubwira, niba warifuje kujya mu rukundo ariko arabuze umuntu murujyamo, gerageza kwihangana ubwo wowe ntago araza, kandi nkwibutsa ko niba warabuze ugukunda ntabwo bishoboka. Kuri ino si buri muntu wese yaremwe cyangwa se ikiremwa muntu cyose kiri ku isi kiba gifite ugikunda, kandi ntabwo igihe cyawe kiba kiragira. Ntugahite wiheba ngo njye ndagume, ntabwo bishoboka. Haba hari inkweto yawe itaraza cyangwa se mutarahura ngo bize kuza inkweto ibone iyayo. Humura, Nyagasani Imana ujye uhora kandi wiyambaza Uwiteka, kuko Imana yonyine niyo ishobora byose. Hano umukobwa aramubwira ati baby, ati rwose ntubona noneho ndi kumva twagenda, ati rwose ambara natwe udukweto twanjye rwose tubasha kuba twagenda. Ndebera umukobwa hano Nyagasani, hano umukobwa agerageza gutesinga umusore bishoboka kose. Hano umusore afata twa dukamambiri twa omoja, twa dukamambiri tugize ngo batwita comeka muri ino minsi ngo batwita comeka we, ngo nitwo bakwita. Hano rwose umusore adushyiramo yitonze, ati mukunzi atari kweka ndebwo nanjye umunsi tuzaba turi mu rugo tuzatwambarana bigakunda. Hano disi umusore nta kindi akora, ashyiramo udukweto. Muri kwa gushyiramo udukweto, hano ubwo bamubwira ati baby, ati ntabwo ndi kubishaka izo nkweto zambara, ati rwose zakubangamira kandi ashaka kuba baramukunzi, ati rwose ihangane izo nkweto ntabwo ubasha kuzigenderamo, shaka uri bugende n'ibirenge tukagendana, byibura nawe ugenda n'ibirenge, turi kwihuta ukanansiga. Wasanga impamvu uri kunsiga ari uko wambaye inkweto zifunze, ati rwose ndashaka kugenda wambaye ibirenge cyangwa se icyo bita injamba mu kinyarwanda kijimije, byakwambara nyine ibirenge. Ni ikizamini gikomeye kuri buri muntu wese, buri muntu wese yabazwe n'inkweto. Iyo yambaye nk'ibirenge akajya ahantu gatonya, aza rwose ibirenge ubona byajemo rwose amaraso, ubona byatangiye kuninda amaraso rwose kubera kwambara ibirenge. Masi niyo uri muri salo uri kuri sima hari igihe byangirika ibirenge. Hano rwose umukobwa aratangira kuvuga ati baby mukunzi mwiza, ati rwose ndi kumva nyine ntameze neza, ndi kumva nananiwe, ati ariko we ntabwo uri kubyumva, ati sinzi impamvu abasore mutajya munananirwa, njye ndi kumva ninaniriwe, ati rwose kandi mukunzi reba nawe ahantu twagiye, ingendo twakoze rwose nyumva, kandi gerageza rwose ubashe kunyumva kugeza buzira icyasha, kandi ubyumve rwose niwe mukobwa rwose naba nakura buri kimwe cyose. Hano umuhungu arihangana, akunama gake gake agafata twa dusandari cyangwa se twa ducomeka akaduterura. Muri kwa kuduterura gake gake, hano umusore nta kindi akora, ahita abwira umukobwa ati mukobwa mwiza, mwari nakunze, ngaho ngwino tugende, ntacyo wantegeka nakora kuko ndabizi n'umutima wawe, uno mutima wanjye nawuhaye iwawe. Umukobwa namubwira ati baby ntabwo ndi kubishaka, ati disi ntabwo uri kubona ko unananiwe, ariko mbega mama akana naka ni keza, reba gapome hano. Aramubwira ati ariko se urajya ngo tubigenze gute, ati shiriti ntuzi ko nyine abashinwa ukuntu babigenza cyangwa se abahinde, iyo umwe yananiwe baratwarana, ugiye gushaka kubaho nk'abandi se? Ntabwo bishoboka mukunzi, basi ndakwinginze nyumva bwa rimwe mukundwa, mukunzi nkunda. Ati ariko baby, ati we ntabwo uri kubona ko buri kimwe cyose nagikoze? Hano rwose umukobwa ategeka umusore gukuramo umusogisi yambaye, ati rwose baby, ati wambaye ibisogisi mbabona bigaragara nabi, ati rwose bikuremo tugende wambaye ibirenge, ariko ati we ntabwo uba ukeneye no kwambara ibirenge, urabona igihe wambariye inkweto urabona udakeneye kwambara ibirenge. Hano gisa umusore arihangana agaca bugufi agakuramo udusogisi. Icyo nicyo bita urukundo rugira abantu imbata, rwa rukundo baririmba rwose. Uno musore we ruba rwaramwinjiye rukamujyana no mu birenge no mu nzara. Hari abasore ibingibi utabyikoraho, hari abasore rwose babikarume, wa musore nyine atavugirwamo, wa musore atinginga habe na gato, ariko mumenya ko ataba ari byiza. Ibyiza ni ukubana mu rukundo ukumva ibyo umukunzi wakubwiye. Hano rwose umusore amara gukura amasosi agahita abwira umukobwa ati rwose njye nuko wowe dushobora kugenda noneho undi nizere kunyuzwe. Hano umukobwa ati sheri
ati rwose ndi kumva nyine zino nkweto zawe ziri kujabuka ntabwo ziri kumfata kandi sinshaka kwambara comeka nazihaze zandiye mu mano. Ati ariko mukundwa, ati hari ikindi kintu wankora basi se wakihanganye ukashyiramo amamu tukagenda. Ati ariko sheri, ati nawe uri kongora kandi nanjye nzabigukora. Disi umusore aba yabuze n'agapikipiki byibura ngo atwareho umukunzi we. Umukunzi we aba yananiwe cyane ku rwego rugaragara. Nawe uri kubireba hano urabona rwose ko uno mukunzi ari nk'ikigeragezo cyangwa se ari nka teste rwose ari ku uno musore, kubera ko umusore amukunda nta kindi kintu yakora. Umukobwa hano kuzatangira ati rwose umusore mwiza nkaho ushamaje rwose bigwi byanjye mukunzi ntugiye ngo nukugora ahubwo nyine nuko umukunda nashaka gusuzuma ngo ndebe byibura kunkunda. Ati rwose baby, ati nananiwe, ati ahubwo mfashe unameke ndi kumva ashaka kuryama mu mugongo wawe, ibituza byo nabiryamye twicaye kuri ka kanyatsi none rwose nshaka kuryama mu mugongo wawe disi ukanyihekera. Ati mukundwa ngwino wikire mu mugongo basi nta kindi kintu nakora. Disi umusore hano afata umukobwa, afata umukunzi, afata umwamikazi w'umutima we akamutwara mu mugongo akagenda amuhetse. Inama nakugira, gerageza uteteshe umuntu ukunda kubera ko urukundo ruboneka hakenya.